tubirangize twaretse kuneza abantu wabiteje kera aho wagiye kuryama mu maguru y'indaya papa Gwiza hari icyo ntaguhaye koko hari icyo nakwimye hari umunsi n'umwe wambuze basi ngo mvuge ngo uyu munsi na wambuze niwo nagiye mu ndaya ndabizi mama Gwiza ntabwo ibyo ubu agatotsi ka saa 9 sinakibagiwe ntabwo byabayeho ndabyumva sibyo papa Gwiza warakoze ariko ihangane ngo tubirangize warakoze ngwino tubirangize mbabarira nagatanga yarati nama wangishaga ndeka papa Gwiza warakoze nta kindi nakora urabona ntarumvishe igihe wambwiriye uzahora ubisubiramo kugeza ryari narumvishe nagusabye imbabazi ntacyo nakoze ariko nakwiye ngo inteza abantu ngwino tujye mu nzu tubirangirize mu nzu kandi si giye urimo kubateza gusa nawe urimo urabiteza urumva papa Gwiza nta kintu wigeze umbura nabe na gato ndabizi ibyo ngibyo urabimbika ndabizi ndi wanyenereraga isaha n'isaha warambonaga ariko ikintu membye ni iki ngiki cyuko indaya zisigaye zigakomanga hano reka nigendere basi ugumane n'indaya yawe papa Gwiza wandetse nta kiri nakubwira gusa Rurema zakumembe njye ntabwo nigeze nguteza indaya nk'uko uzi neza ndeka ndire kuko amarira n'ayawe mama Gwiza yangana ariko se wandetse ndeka ngambwino basi muzu papa Gwiza ndeka ntusugiye nisemo kugenda ugiye reka nahi wacu usubireyo kuko ndabona warashimye indaya niba utarigeze ungura mu buzima umuntu utambukana ku irembo akumva uvuga ayo magambo kugira ngo bigende biti niki kitabaye ubu se ko yagiye hari agakomanga koroda akajya kumukingura ubu tuza bamubonye abari bo basi byarabaye rekera ngo twikongeraho ibindi ntabwo ikosa rikosozwa irindi sibyo ntabwo ikosa rikosozwa irindi ngwino mu nzu tubirangize papa Gwiza ariko urabizi ntago nagenda kuko ndabizi ko ngiye waba ugize amahirwe ukazana indaya yawe ukasimbura mu rugo rwanjye igirayo ndekura igihe wahereye aka kantu ni kugikoropa koko ndabona hari gukoropa bitarimo kuko unagera neza vayo uri hehe vayo kuje udashoje biriya se bizane hano bizane terura utereke hano ubu aka kantu koko aka konyine niko kantu ujya ugakora amasaha n'amasaha kuhagaze aho vayo unyegere sana hano fata urani ibyo byombo tereka aho ngaho nabyo terekaho ntunjyanire kogereza hariya mu gikoni uvoma amazi hariya maze woze buretse nako buretse mbere abana nyoko yarakuzanye kugira ngo umbere umukozi none akira ko kudaterura ndaje kubonesha ku buryo wowe ubwawe uzambwira ati mbabara usubize iwacu ndaje mpuzane n'ibindi ninde
Dada. Ese Gwiza Umukozi yaradutumye amafaranga ya gaze. Amafaranga ya gaze. ariko Gwiza umukozi ugutumye amafaranga ya gaze. Gaze hano yabaye gaze. Gaze murayinywa. Gaze murayikoropesha. Gaze yabaye gaze buri amafaranga ya gaze muransohora ahangaha bigenda bite? Kutangiye kumugabano mu gurugo wajya ugira inama bari abakozi. Ejo bundi nagura amafaranga ugura gaze. Byagenze bite? Simbizi ngiye yaranomye amafaranga ya gaze. Sizo yahishize. Injira. Biriwe tata. Biriwe neza. Amakuru. Amakuru ni meza yawe. Nanjye ni meza. Maze utora. Yimeze neza. Ese wowe waramenyereye? Yinjye nta kibazo ndi kugenda menyera n'ubwazo icyo nacyo turi kunshanga. Ariko ndi kugenda biza. Ego. Ese bosi wamaze kumenya ko ateye? Niba byanakundaga n'abaturanyi nkababaza ko bogeje. Fata. Shyiraho. Kubundi bucyagiye gikora kuraje. Sikajya ntabwo wariye. Ntabwo wariye. Uhagaze aho. Vayo hano. Uhagaze hariya. Uhagaze hariya. Ntabwo wariye. None kuki urimo gukora nabi? Reba hari ukora wahakoze. Wahabonye? Wahabonye ukuntu wahakoze? Wahabonye? Wabonye ukuntu wamporaka inzu nabi? Ntundireho kuba nyokara yaraje akaguta hano. Yarabizi ko naniwe. Yarabizi rwose ko ngeneye umukozi, gusa nyoko ni umuntu mwiza. Nyoko ni umuntu mwiza yabonye ko naniwe. Aragateka mpuzanira umukozi. Sibyo? Bambwire Gwiza. Ntabwo nzahora muri ibi ngibi. Umaze kumugabo hano mu rugo. Sibyo? Ugomba gukontorora imigenzereze n'imikorere y'abari abakozi. Sibyo? Bombi ko ari babiri. Niba tuba amafaranga ugura gaze, ukamenya ngo gaze twayashyizemo igihe kumara igihe runaka, umaze kumenya amacupa ya gaze dukoresha hariya. Sibyo? Bikurikirane rero. Ejo uzajya muri segonderi. Ntabwo yikira umwana muto yo kutamenya imikoreshereze y'amafaranga hano mu rugo. Ushatse kuvuga iki? Ku byerekeranye n'iki? Kuri bosonye ngo gusa umugabo mwiza ngo bimeze bityo na bityo. Ushatse kuvuga iki? Oya none se nk'ubu reba ubushize ukuntu naje, ukuntu yambwiye nawe muri kumwe byibura sinacyo byakweretse. Niba biri bivuga njye nkeka ko buri bosi wese ashobora kuvuga nabi bitewe n'impamvu. Ahubwo ushobora kumbwira ngo wenda ngo hari ikibazo runaka kimeze gutya na gutya. Ukamenya ko mbyitwaramo no kuba. Sibyo? Urarira? Kuko urarira koko mwitangiriro, ubwo se mwiherezo bizaba bimeze bite? Harya ejo wambwiye ngo iki? Ejo warambwiye ngo nkwangira iki? Nkubwire icyo nkwangira? Wajyanye ibyishimo byanjye. Nicyo cya mbere. Icya kabiri, nyoko kubyara yakoze ikosa umunsi yemera umugabo wanjye akamwinjiza iwanyu hariya hari aho wataye. Simbikubwiye? Ngo genda woze rero. Iki kintu ko nzuzi kuvuga nta nubwo wanavuga. We ntabwo wavuga? Mwavuga cyana uru runtu koko ntiruzangwaho. Anyway, mbese mpamvu bakuzanye n'amanifomu muzasubira kwiga. Do reba hano
niwiga nujya ku ishuri uri uyu munwa wanjye nzawugendesha noneho ibirenge bize hano urumva ugiye kuzajya ukora aka kazi ukoropa inzu ahubwo nibirimba nazamu ndamwirukana ushobora kuba ngiye kumwirukana kuko nakubonye uri umuzamu waba umuzamu mwiza kuko nta handi nagushyira wakora ubuzamu sibyo noneho bwamara gucya ukoza ibyombo ugakoropa erega no guteka undi ubabanza nkagutuma guhahara oya ariko asa amafaranga yanjye ko mbona ugaragara nk'umujura wa mwana we ndakwanga hahandi udashobora kumva urwango nkwanga koko urumenye ukasatura mu mutima ukareba urwango nkwanga wahita uhamagara nyoko mbese ubu nta nomero za nyokozi kuki se utazizi ufite imyaka ingahe nzi ko atari umugabo mwiza urazi kuvuga se basi nyine wese ntabwo ujya umubona ukuntu aba ameze nawe nyine urashaka gusobanura iki oya nawe uri mukuru wamenye ko ari umugabo mwiza wamenye uko ateye urashaka gushyira ku iyo ngingo ni uburyo mwirirwa n'ibyo muganira nimba rero njye na bosi wanyu tuganira ibyo umukozi n'umukoresha baganira nta bindi bidasanzwe ibyo bindi ngo by'umugabo wowe n'iki njye ntabyo nzi pe nkaba nkubeshya ni byiza njyewe rero nari nzanye utuntu tw'utudokima aha ngaha turi kutumumera dusinyeho none se ibyo bintu like uri kuvuga dukina ngibi amafaranga tuyikoresha ibintu byinshi ntabwo amafaranga ari kugura gaze gusa wanyumvishe ese ibi ni ibiki ko ndameze nk'umuntu ugiye kurwara ibintu bimeze nk'amasekero niko urumva ijisho ryawe rimeze neza koca wawe yambwiye ko utarimo kwitwara neza ikibazo ufite ni ikihe nta kibazo mfite nta kibazo mfite kutagikora entrenoma neza n'ibiki byose mbona abandi bana mu ngana barimo guperforminga bazamuka ku yindi next level ariko ntabwo urimo kubikora neza byagenze bite kubikora neza ahubwo ari kumbeshyera koca arakubeshyera gwiza koca arakubeshyera umusaza nk'ase afite 12 mbona ibirenge byatandamye wajya wone ni insinga z'amashanyarazi nazo zarekuranye ubu tuvuge ko ufite 12 iyo wari uzi nomero za nyoko wakamuhamagaye niyo nama nkugira ukamubwira utakazi wanjyanyeho kananiye kuko ntago nzaguha amahoro ninguha amahoro nzaba nabyitwa mama Gwiza kuko n'umwana wanjye wamwangiza ahantu mbona waturutse hano mwari mutuye ntabwo ari heza niyo mpamvu ngomba kugukoresha gatunambwene ndagukoresha nurambirwa uzave muri uru guca ugende ntuzi wanyu ubu ntabwo wahamenya ariko mama unyangira iki koko ko ndi umwana nk'abandi wowe ubona uri umwana wowe ubona uri umwana yego ubona uri umwana ubona uri umwana ndumva ntabwo ukubita ijisho nkarikuramo ni uko bakumbaza ariko ngiye kugukora ikintu bita iki iyicarubozo nzakwica uhagaze nimbaze nkakugutura umugongo nukura ntacyo uzimarira wenda wowe niba ashaka kuba atarakwerekana igihe umuzi ubwo simbizi nawe uzi uko ugenda umara iminsi uzagenda umumenya pe nawe ujya umenya ubwenge nyine natwe tudekana nta kibazo wowe humura nzabikaruma kandi nzareba uko nabigenza nsaba yigura aza kumbwira nta kibazo
nta kibazo ndakubwira kandi thank you yesi ibihe byiza nawe ibihe byiza oya nawe ntabwo urimo kubikora neza kubikora neza nk'ejo bundi nagiye ku kibuga mukuru w'imyitozo sinakubona wari wagiye hehe marimari ko yadutumye ku muhanda ninde wari watumye koca tumuzanira amaso okay nizere ko rero ugomba gukurikirana myitozo kubera yuko utabishyiramo imbaraga niwe bizagira akamaro ejo cyaje hano ushobora gusanga ukiri equipe nationale y'Amavubi ugasanga nawe urazamutse mu rundi rwego nutabikora n'akazi kawe sibyo nabone ibyo uriya mukozi we n'ubyiteho ugomba nawe baza ko mugomba kubikurikirana sibyo bwagenda mubwire ko ndibuze kureba niba ndibuze kuyabona hanyuma ndibuze kuyabaha sibyo sawa urakoze ntacyo uzimarira hariya hantu hariya uhasubiremo ntabwo nshaka ko buriya bunono bwawe bugaragaramo waba ubonye sa nk'uca bugufi ureba waba ubonye buriya bunono bwawe rero ushaka ukuntu bukuramo aha hantu hakore neza ndebera ubu wakorobye wakorobye utabanje guhanagura ariko we cyakora da ndabona iki cyo wagikeshe sinzi umenya nyoko hari yagukoreyemo gira nubisoza urumva reba hariya wahabonye reba hariya wahabonye bya byatsi ubikureho nusoza mbwira nkuzane imyenda ufure nakubwiye ngo ngiye kugukoresha ku buryo nukura ntacyo uzimarira ntacyo uzigezaho na ndetse uzapfa amagufwa yawe yose atari kumwe noneho nyoko wakunzaniye amenye ko aho yicaye ubu ntarimo kurya ntarimo kuryama aragukunze ngaho gira vuba umenye iyo sahani nayiguhekenyesha injijira urafata ibyo wakoresheje mu myanya y'amasahani yanjye ito buretse uraje urambaye gira vuba cyangwa mpere Yes, dear. How are you? Meze neza. Turaburanye bien. Erega nawe urawe pa. Last time wambwiye ko tugomba kumeetinga. Urangije kalendari urahindura. Kugira ngo nzakora iki? Ndabizi urankunda ariko ibintu urimo kunkora muri ino minsi ndabona bidasobanutse. Ubona wakeneye affection yawe wabikoze fasta kabisa. Oya nta kibazo. Genda hari. Okay. Nonoza kuba free. Uze kuri ukuntu uwo flashing tuneta ngo hamagara nta kibazo. Nisi ugiye he? Tata, please, ndakwinginze sibyo. Njye nakubwiye ko ibintu tuzabikora twabana. Nisi bibaye barimo wanjye, please. Urabizi ndagukunda. Ndagukunda. Oya. Te. Reka twikarure sibyo. Nisi waretse pasi. No. Sibyo. Igihe cyabyo kizagera. Turi kandi urakoze kuba ubyumvise. Добре, тujye mu salo wambaye. Okay. Let me change. Ndabona nta kibazo.
biroroshye rwose ni ibisanzwe nta kibazo. This evening nta kibazo. Cross aba rero buriya raporo yose nayibonye icyo nabonye hari ibikoresho bura bijyanye na ya mireko. Uza kubishyira muri raporo nta kibazo ushyiremo iyo mireko na twa turubine twapfuye twose ndaza kugira uburyo nabirangije. Sawa. Ndiye bimeze bite se? Wajya uruhuka. Telefone, mashini, iki wajya uruhuka shira. Warushye ntaruhuka bebe. Nari mvuye hahandi mutekera iki? Byagenze neza se? Ya? Byagenze neza nta kibazo mutekera iki se shiri? Shanda rigikina nabara. Wanijoro gatose. Akosoretse. Shya telefone yanjye. Nenda kure amasanda yabonye. Wegenda ukora nk'ibisanzwe ubona ka chips mayaye nk'ibisanzwe tu. Ona still morning. Kora icyayi kora na chips mayaye turebe. None se ngo bigeze ibyo babwiraga ngo bakore. Navuganaga na Claude kujyanye na ya mireko na twa turubene twapfuye ko yabirepara. Rero no bakagera kambwira ibikenewe kugira ngo tugire gutura ko twabaha ibikoresho bikenewe kugira ngo birangishe. Claude nasa kubeshya akakwiba. Oya. Ako ntabwo urakibazo ku bya Claude. Claude n'igihe tumaranye kweri. Sire waramwizeye nawe urakabye. Urakabye pe. Ko nta muzamu utagira umusimbura wazashatse undi. Claude. Uzigiye tumaranye? Nyine ndabizi ko ari igihe kinini ariko washaka undi. Mu gihe cyose tumaranye hari n'umusimari rero avana muri biriya bikoresho tujye tumuha. Wabwirwa n'iki? Ubwo se akubwiye ko ibyo bintu bikenewe kumbi bihari ari ukugira ngo nyine. Shere ntarabona ikizibiti gituma mwirukana. Uriya musore wanjye mwibarare. Amfatiye runini. Hari n'abantu bagiye banyibutuntu akagenda atugarura. Urabona utibeshye. Akoze ko ari byo. Mbese nakubuza uri hano urimo kurya. Wow. Akira. Kamushyiramo agasosi.